Yes, turongeye turabasuhuje n'inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone mwebwe mutarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu kuri channel yacu ya Nzuri Market. Kuri channel yacu ya Nzuri Market niho tubereka amazu meza agurishwa, ibibanza, amasambu ndetse n'amazu akodeshwa. Si ibyo gusa rero, ntabwo tubagurishiriza cyangwa se ngo tubarangire inzu mugura gusa, ahubwo turanabubakira, tukabakira amazu meza nk'aya ngaya kandi ku biciro byiza bitabahenze. Ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu mu byo twita property management, twabafasha kwibyaza umusaruro. Komeza rero nyine udukurikire kandi wishimire serivisi zacu, aho wagira ikibazo cyose watubwira. Nk'uko muri kubibona ku masikrini yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane. Ni inzu iri jimere cyangwa se twins, inzu irimo inzu ebyiri, ni kadastere irimo inzu ebyiri zifatanye. Buri nzu ikaba ifite ibyumba bitatu binini byo kuryamamo, dushe na tuwarete ebyiri, salon, saramanje ndetse na cuisine ifite stoke. Si ibyo gusa kandi kuko buri nzu ifite na parking y'imodoka ebyiri. Iyi nzu rero ntabicishije amatsiko, ndagira ngo mbabwire yuko iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nko mu Busanza, ni mu murenge wa Kanombe, mu karere ka Kicukiro, muri karitsiye igezweho cyane muri iyi minsi, karitsiye icuruza, karitsiye ifite ibikorwa remezo byose, kandi iyi nzu ikaba iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, nta rugendo runini rurimo. Iyi nzu ushobora kuyigura igice kimwe ukagituramo, ikindi ukagikodesha, kikagufasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe byo mu rugo, cyangwa se ukayigura ukayishyiramo abakodesha. Yose ni uburenganzira bwawe, kubera yuko iyi nzu mu by'ukuri ugereranyije n'aho ibiciro bigeze, ni inzu ishaka amafaranga atari menshi. Mbibutse yuko ifite na annex igizwe n'icyumba twakwita cy'umukozi, igikoni cyo hanze ndetse na stoke na dushe na toilette. Iyi nzu rero akaba ari inzu ihendutse, kuko irashaka miliyoni 150 ziri negociable. Ni miliyoni 150 ziganirwaho. Iyi nzu yubatse n'amatafari ahiye, yubatse mu bikorwa mu bikoresho bihenze kandi byiza biramba. Irashaka miliyoni 150 yose irimo inzu ebyiri yonyine. Mbibutse yuko iri muri karitsiye nziza cyane hano mu Busanza, hafi ya polisi cyangwa se hafi y'aho bakoreshereza ibizami. Iyi nzu rero mbibutse ko iri mu kibanza ifite ubuso bwa metero kare 500 yose, ikaba irimo inzu ebyiri, buri nzu ari umuryango umwe uwundi ukwawo. Ikaba igurishwa ariko yose hamwe miliyoni 150 ziganirwaho. Niba wakunze iyi nzu rero, cyangwa se ufite izindi serivisi ushaka mu bikorwa byacu, waduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788 68 67 cyangwa se ukadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, TikTok, hose twitwa Nzuri Market. Komeza rero ukande subscribe cyangwa se sabone, ukore kukazogera, ukore share, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahe ikaze. Ciao ciao.